Mwaramutse neza abantu banjye, mumeze neza, muri amahoro. Aha ubwo rero ndashaka kubasangiza gahunda yanjye uyu munsi uko iri bugende. Ubu ngubu ngiye ahantu ariko se mpababwire cyangwa se ndamagira ibanga maze kuhamenya mpageze. Ngeze ahantu rero ku muhanda ngiye gutega moto, ndabona ku muhanda nta moto zihari, ariko nyine ndategereje ko ninyibona ndaza kubabwira. Tugiye kugera aho ngiye, narembwiye motari ubwo ntayobye, ariko ntabwo tuyobye, naje muhabone rero komeze mugire amatsiko. Kugenda kuri moto ntibiba byobye, ariko motari yantwaye neza cyane, ni umuntu w'umugabo mu muhanda, numva afite uburambe rwose.
aha turahageze tugiye kuva mota umve nkwishyure aha shiti zanjye urumvuye kuri moto ngiye kugera aho ngiye muze tugendane hanyuma rero muhabone mubona ahantu ngiye aka kagezi kitwa Kantengo si Kantengo Mwangamena turakomeje rero muze munkurikire dukomeze tujyane ikiraro se nshuti yanjye iki cyaro ni icya gakondo abantu muri hanze b'abadiaspora tubakumbuje iwanyu dore ibigori bereka amasaka ubereka ibigori insina kandi mubikumbuye kweli ibi ntabwo birera ibi ntabwo birera umeze neza kandi musuhuze rero abantu banjye turabashuhuje ahantu rero naringiye turagukunda turikunda yego narinje hano gukina filime yitwa Ayubu muze kujyaho kuri cano yitwa Kagoma Films hanyuma rero mukurikira iyo filime ifite episode zigera kuri kangahe igeze kuri kangahe kuri 5 iyo filime nyikinamo iraryoshye cyane izabakumbuza iby'iwanyu cyane cyane mwebwe muba hanze mumaze n'imyaka myinshi izabakumbuza iby'iwacu ubwo rero ibindi biza gukurikira turakomeza tuganira ubu tugiye gutangira shooting siko bimeze bari mwambuke amusore nacererewe nabanje kwita ku musaza yarwaye nari bugera nka 2:30 ariko nakerewemo gakeya kubera icyo kibazo nabanje kwita ku murwayi ngo rero ndaje inshuti zanjye turakomeza tubereke rero uko bigenda bikurikirana ubu tubaye tuhagarikiye ahangaha ariko uko bikurikirana turagenda tubibereka Imana ibaha umugisha turi kumwe ndetse uzo mwuzukuru wawe umwuzukuru wanjye yambishe imeze uteka bebe amahoro twamubonye nyogokuru waramukumbuye kumana uyu ni umwuzukuru wanjye rero muri filime yitwa Ayubu niwe mu gice cya mbere muraza kwibona namweretse kari akagezi kuko dufitanye amateka nako ngaho bibwije vuga cyane uko uvuga mu cyongereza n'icyongereza uvuga no mu cyongereza uvuga mu kinyarwanda nagize ubwe n'icyongereza sibyo vuga cyane sheri murakoze nitwa Kate muri Haleluya service y'abandi
ubwo turongera tubaye tubaseze ariko turakomeza tubereke mu kanya ibikurikira.